Aba baturage biganjemo abasaza n'abo mu karere ka Ngororero bakaba batuye mu mudugudu wa Rugarambiro akagari ka Runyinya mu murenge wa Hinduro, bavuga ko bamaze imyaka itari mike biruka ku byangombwa by'ubutaka bwabo harimo n'amashyamba bavuga ko bahawe na leta mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ubwo hakorwaga umuhanda Muhanga Mukamira, gusa kugeza ubu ibyo byangombwa by'ubutaka bakaba batarabihabwa kandi barabaruwe ngo babihabwe, ubu bakaba bibaza uko bizagenda ngo babibone, none bakaba basaba ubuyobozi kubafasha bukabakemurira iki kibazo bavuga ko bamaranye igihe kitarakemuka. Abakozi Andreya mfite ikibazo cy'ishyamba rya kera, ubwo nari ntuyemo nabuze icyangombwa kandi leta iratwemera ko tugomba kuba dufite ibyangombwa. Umuntu yazabigenza ate kugira ngo akibone? Mwatuvuganiye bakaduha ibyangombwa, nta bindi dushaka cyane, baduhaye ibyangombwa nabona uko ngurisha, nabona uko njya gufata udufaranga muri banki nkagira uko niteza imbere. None turahagaze twabuze abatuvugana, mutuvuganire. Leta yari duhaye kubwa Habyarimana kubera ko twabuze ibibanza tubamo, batujana mu ishyamba turatura tubamo, bamwe baracyafitemo n'insina, abandi baratuye barimo, abandi babereye aho twabyo dufata nibyo tureka. Urabona baraje bajya kukata amashyamba, ahacu barahasiga, ariko icyangombwa twarakibuze. None tubigenze turi abantu nka 40 rarenga, maze ari nka 50 n'abandi ni benshi kutubarura baratubaruye, ariko none ibyangombwa ntabyo. Twarayobewe twabuze ukuntu twabigenza, ese duhagaze gutya gusa. Reba nk'ubundi umusaza sinjifite epfo ne haraguru, bamwe nyine babura nk'akantu babajomba bakakabatera, ariko ngewe narakabuze mu umukene uri aho ngaho gusa. Nta kuntu mpamvuganira by'amashyamba n'imirima yindi bikaboneka. Saba ubuyobozi butuvuganire ibyo byangombwa biboneke, kuko turi abantu b'abasaza bamwe turimo kugenda dukurakura, tuzasiga wenda nta ibyangombwa by'ubutaka n'abana bacu babiboneho. Aba baturage kandi bavuga ko bazengurutse inzego zitandukanye z'ubuyobozi bazimenyesha iki kibazo, kugeza ubwo bageze no ku biro by'akarere ka Ngororero inshuro zirenga enye, ariko bakabwirwa ko ibyo byangombwa bazabihabwa, none bakaba barategereje baraheba. Baraje kuko barababarura nta muntu n'umwe wasigaye, bababwira ko icyangombwa bazakizana. Kugeza saa magingo ngaya nta cyangombwa cyari cyaza. Ubwo rero tukaba dusaba ubuyobozi ngo butugwaneho bure ukuntu buri wese yazajya abonamo icyangombwa, nta kindi murakoze. Ubuyobozi baratubwira ngo bazatuha icyangombwa, tukajya ku murenge, twageze ni ku ntara twamanza tugiye kugerayo. None kugeza ubu twategereje tubura igisubizo. Ku karere twagiyeyo tuvuyeyo inshuro zirenze enye, ariko bakatubwira ngo ni ceceke bazaduha ibyangombwa. Gusa niko batubwira gusa. Batubwira ngo mutegereze, iyo zategereza rero bigiye kuzavamo nuza munakozipfira nta kintu bimenye. Bategereje twarahebe twarambiwe. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Bwana Nkusi Christophe avuga ko aba baturage ari abimuwe mu gihe cy'ikorwa ry'umuhanda Muhanga Mukamira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri, bakaguranirwa ubutaka, ndetse ko impamvu batinze kubona ibi byangombwa ari uko ubutaka bwanditse kuri Minisiteri y'Ibidukikije, ariko ko gahunda ihari ari iyo kubashakira ibyangombwa. Ikibazo rero cy'aba baturage naragikurikiranye, ni abaturage 97 bimuwe mu ikorwa ry'uriya muhanda Muhanga Mukamira muri 92. Icyo gihe rero bari bafite amasambu ari umuhanda wanyuze, noneho baguranirwa hariya nyine Runyinya, ariko igihari ubu gahunda ihari ni uko bagomba kubona ibyangombwa byabo, kuko bagiye gushaka ibyangombwa basanga handitse kuri Minisiteri y'Ibidukikije. Ntabwo bwanditseho akarere, ahubwo bwanditseho Minisiteri y'Ibidukikije. Izo process rero zo kwandikira Minisiteri y'Ibidukikije nicyo cyatindije kugira ngo babe babibona. Ubwo rero niyo process turimo kugira ngo dukorane na Minisiteri hanyuma bahabwe ibyangombwa byabo. Rwose natwe urumva kugira umuturage adafite icyangombwa cy'ubutaka bwe ntabwo biba bitunejeje. Aba baturage kuba badafite ibyangombwa by'ubutaka bavuga ko bibabangamira, kuko hari abakenera nko gusaba inguzanyo mu mabanki, ariko bakabura uko babigenza kuko batabona uko batanga ingwate. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.